tuguhaye ikaze we mukunzi wacu udahwema kudukurikira buri munsi uko bukeye nuko bwije uwo wamaze gukora subscribe wowe ukora like ugakora share ndetse ugatanga n'igitekerezo cyo bita commentaire reka ngusuhuze mu mpande nye zose zisi aho herereye tukwifurize amahoro n'imigisha y'Imana reka dusenge tuvuge ngo ubuntu bw'Imana budahwema kubana natwe mu misi yose yo kubaho kwacu ubuzima bwacu bwiza icyo twita bwiza nicyo twita bubi uburi Imana yacu mu bihe byose reka dushimira abantu bose bagiye gukurikira iki kiganiro kizagira impinduka mu buzima bwabo dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen imbere za kamera yawe cyangwa televiziyo cyangwa machine cyangwa telefone urahabona umubyeyi n'umugore mwiza n'icyuma okay yambaye neza afite rinete nziza arasa neza yambaye aka pink mimbere n'umupira mwiza ufite design naringiye kuvuga ngo mbese ngo ni Rwanda haka kandi bakongeraho gute made in Rwanda arasa neza mu byukuri asokoje neza wagira ngo nabahinde wagira ngo n'umuhinde kazi muramubona neza cyane Mama Jerry turagusuje mu izina rya Yesu amen amen twongere kunezerwa kongera kukwakira anje nejejwe n'Imana ko nongeye kubonekana amen dukunze kuganira cyane ariko cyane reka twivugire ku muryango harya buriya ko dukunze kugira Bibiliya yaravuze ngo umugore n'inzabya zoroshye ariko iyo tugarutse muri science usanga umugore afite imbaraga zikomeye nshingiye ku kintu kimwe bajya bavuga ngo umugabo ngo ashobora ngo kumara ngo gatatu cyangwa kanatara rya gapfa ariko ngo umugore ashobora kumara imisi 7 urumva izo mbaraga ziratandukanye umugore nareba umugore nkabona aronsa agaheka akarera abandi agaterura undi ndori yonsa nasanga umugabo ntiyabishobora natekereje ndavuga ngo uyu munsi wakubaza imbaraga z'umugore mu rugo nizihe murakoze cyane bakunzi bacu tubasuhuje mu izina rya Yesu Imana yo mu ijuru duhana umugisha ujye baha umugisha aho muri hose muri abantu beza muri imbaraga zacu tubana buri gihe tubona comments zanyu tubona iyo mwakoze like turabibona iyo mwasharinze hirya no hino nabyo hari uburyo tubibona kubera ko tubibonera muri views tukabona ko hari abantu bandi bakiriye ubutumwa bwo twatambukije Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kubwo umurimo mwiza dufatanya dukomeze kandi umuswere nawe yavuze ngo tukaze mwendo dukomeze nitutagwisari tuzasarura pe kandi neza cyane ndabashimiye rero aho muri hose ku isi hose Imana yo mu ijuru igikomeza ibashoboza rero aho turi hano uyu munsi tuje ariyo nteruro murayumvise imbaraga y'umugore abagore koko turabanyembaraga gore turabanyembaraga kandi tutishakamo tutiteramo tudashakisha mbese tudahangayikira ntabwo ari ibintu byo gushakisha no kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ko turi inzabya zoroshye indeed ntabwo burya Imana ijya yibeshya turi inzabya zoroshye umugore ni umuntu mwiza ni umuntu ukeneye amahoro ni umuntu ukeneye guteteshwa ni umuntu ukeneye gukundwa ni umuntu nyine Imana yaremye yoroshye afite umutima woroshye umutima we wifuza ibyiza gusa wifuza ibyiza uba ukeneye amatwi yakeneye kumva ibyiza gusa amaso yakunda kureba ibyiza gusa kubera uko Imana yaturemyeho ko turi inzabyo zoroshye bigaragarira nyine iyo bibaye ngombwa ko umugore ahura n'ibintu bibi ntajye yihangana abagabo ahura n'ibintu bibi ngo bajya bariranga amarira ngo agatemba ngo ajye mu nda twebwe rero turi zoroshye koko ariko mu majoro yige n'umugabo arira akagaragara inyuma ariko kankubwiza ukuri inshuti y'Imana umugabo wariza amarira akagaragara inyuma Imana iba yakoze ibintu bikomeye cyane Imana iba yakoze umurimo ukomeye umugabo kurira akarinda ubwo agira cyangwa agafata igitambaro akihanagura gutya Imana iba yakoze umurimo ukomeye cyane kubera ko Imana ifite ukuntu yabaremye mufite icyubahiro cyanyu mwaremanywe mufite uburyo Imana yabaremye buri exception butandukanye nuko twe turemye twebwe nuko rega tujye duhera n'aba ku mugore mujye mureba mu byanditswe turebye inzira y'umusaraba Yesu yaciyemo
usanga abagore nibo bari bamugose, nibo bamuririraga, nibo bamubabariraga, kandi ntari bushobore guterura wa musaraba ngo umwikorerere nk'umugabo ngo ushobore, ariko byibuze akamwirukaho, akamureba mu maso, akarirana nawe, mbese ukabona ko nuko Imana yaturemye. Izo mbaraga zindi twe ntituzifite, keretse ko tuzifite nazo indirect mu buryo navuga butaziguye, ariko nazo turazifite. Turazifite cyane cyane muri ibi bihe byo murayibona, ntacyo uterura umugore ataterura, ntaho ujya ntiwurira inzu ngo umugore umusige, ntujya munsi y'imodoka ngo umugore umusige. Usanga nawe ubu ngubu twarisobanukiwe, imbaraga turazifite, ariko mu by'ukuri turi inzabyo zoroshye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo Imana yakwibeshya, ariko kandi ntabwo byakuraho ko turi abanyembaraga. Turi abanyembaraga. Imbaraga yacu rero wabajije uti turuka hehe? Imbaraga zacu icya mbere na mbere, umugore ukijijwe, umugore uzi Imana, umugore wubaha Imana, umugore uzi ibyanditswe, umugore usobanukiwe uwo ari we. Imbaraga icya mbere cyo numva zivoma ku Mana, ko niho nzivoma, niho numva nzivoma, niho numva nzikura, niho nkomezi yanjye ya mbere, niho nkura imbaraga zintuma kuba nk'ubu nabashiritse amanga nkicara imbere ya kamera gutya. Izo nazo ni imbaraga ubwazo. Mu rugo rero naho ni ukuvuga ngo umugore imbaraga yafite nta handi ayikura, ahambere ni ku Mana, aha kabiri burya ni ku mugabo mwiza. Umugabo mwiza akwambika imbaraga, ukaba umunyembaraga. aho hantu hatinda ongera volume numvireza. Umugabo mwiza, imbaraga za mbere twebwe tuzikura ku Mana karemano zo yaturemanye, kuba inzabya zoroshye mu bitandukanye n'imbaraga. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Tugira uwo mutima woroshye, umutima ukunda, umutima wicisha bugufi, umutima wuzuye impuhwe n'imbabazi, umutima umutima nyine ugaragaza ko turi inzabya zoroshye. Ntabwo ijambo ry'Imana ryibeshya, ariko kuba dufite umutima w'impuhwe, twuzuye imbabazi, twuzuye ntabwo bikuraho ko turi abanyembaraga. Aho rero niho abantu bajya bibeshya, akibeshya kubera izo mpuhwe, agashaka kugira ibindi byo gukoresha bitandukanye n'ibyo yakagukoresheje, akibeshya ko kugira za mpuhwe bitandukanye n'imbaraga, akibeshya ko ari zo mbaraga. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ahangaha ukira ahangaha mbabarira nkubaza ikintu mama, ni iyihe mpamvu umwana akura igihe cyose akunda nyina ahava akagera? Reka ngo urugero, nanjye ubwanjye mperutse kubura mama wanjye, ariko nabuze papa wanjye mbere ye gatoya, hari hashize imyaka nka 15. Narababaye, ndarira, ndanamuherekeza, numva ko mbabaye, ariko ntabwo nigeze mara igihe kitari kirenze amezi 5, ntabwo nabitinzemo. Ariko n'uyu munsi ndicara nkabona mama mu maso, ndicara nkabona mama ndimo ndarya, nkabona mama amarira agatemba. Iki kintu gituma haba connection y'umwana na nyina n'umugore, no kubera iki? Icyo ni ikibazo cyiza kandi kinasobanutse, kirasobanutse ubwacyo. Umugore niwe utwita, ntabwo ari umugabo utwita. Ni ukuvuga ngo umugabo ni umugabo, ni umubyeyi, ni umupapa, niwe utuma wa mugore asama, atwita, ariko umugore niwe utwita. Umugore akamarana umwana amezi 9 mu nda, umugore akamugira ku gise akamubyara, umugore akaba ari we urara amajoro. Hari ibindi bihugu abagabo iyo umugore yabyaye aheruka abyaye, na hano mu Rwanda kandi barahari gutyo, aheruka abyaye umugabo akari uhangayika n'uruhinja, akamuhindurira pampers, akagira ate, ariko umugore niwe akonekta cyane n'umwana, kubera ko n'umuntu babanye muri we, agendana nawe, barasangira, bavuga bimwe, bumva ururimi rumwe, amezi 9 yose. Ariko nawe arabyibaza kameme, amezi 9 umwana ari mu nda y'umuntu, nibaza ko niho babondinge, niho bakonektira, niho
mbese mba numva nkaho nkuko niho iyo dusezeranwa mu rusengero cyangwa no mu mategeko abari babiri usanga bavuze yuko bahindutse umwe ntabwo bakiri babiri urumva rero umugore n'umwana ni abantu baba barumatanye barabaye umuntu umwe icyo umugore ariye n'icyo umwana arya icyo umugore yumvise n'icyo umwana yumvise icyo umugore abonye n'icyo umwana abona ni ukuvuga rero ngo wa mugabo ashobora kuba ari we ugabura bya bindi bituma bombi babihuriraho ariko wa mugore ni ukuvuga ngo we ni umwe n'umwana kurusha uko wa mugabo yaba ari umwe n'umwana muri ya mezi yose 9 arya mezi 9 rero numva ari wo murunga numva ari uwo mugozi uba bomatanya utuma bomatana bakaba bakita ngo niki gikubiranije umugozi agati gakubiranije bakaba nk'agati gakubiranije ku buryo utamenya uko kagobyora utamenya uko gatandukanya n'akandi numva rero byari ibintu bisobanutse cyane ntabwo ari uko amwiyumvamo si uko umugore afite gusa umutima w'impuhwe twavuze si uko umugore gusa aremanywe nyine wa mutima mwiza oya hari abagabo ni beza ntabwo ari kuvuga ngo hari abagabo beza nk'uko hari abagore beza niko hari abagabo beza ko hari abagabo babi niko hari n'abagore ariko nta nubwo ari n'ububi bundi ni ingeso nyine yisanga igize ikikamubata igatuma yitwa mubi ariko burya ingeso niyo mbi nta nubwo ari wa muntu so ni ukuvuga ngo byumvikane ko umwana ntabwo yanga se umwana ntacyo apfa na se umwana ntabwo ari uko atamwiyumvamo se ariko hari ikintu cyatumye aba umwe n'umugore cyane cyangwa na mama we kurenza uko ari umwe na se ujya kumva ukumva n'igihe cyose umwana aravuga ati genda ubwire nyoko gira nyoko genda wowe niyo mpamvu n'ubu uvuga uti nabuze papa numva ndababaye ariko mbuze mama ndaguha nanjye urugero 2003 nibwo nabuze data ndababara nshenguka umutima kuko nari nshoboye kubana nawe imyaka mike cyane mbanye nawe imyaka mike cyane urumva 2003 narabonye data mfite imyaka 19 hari hashize imyaka mike cyane ni ukuvuga rero ngo narababaye ndababara ariko numva ndababaye ariko noneho mama yitabiye Imana 2004 ndibuka bamamagara bambwira ngo mama ni ndembe nari mu muhanda usubira mu kazi byari byo saa 6 nakoreraga hafi y'akazi yo mu rugo noneho nari nje kuri lunch subira mu kazi rero nakira telefone imbwira ngo mama wawe ni ndembe wihute cyane ejo utazumva inkuru mbi ariko Imana ndayishima ko njya ntinya inkuru mbi yo kuri telefone rwose n'umuntu ndeba uzi azandinde kumbwira kuri telefone ngo umuntu wanje yitabye Imana ni ibintu ntinya cyane Imana yarabindinze indinda kumvira mama kuri telefone cyangwa data haza nkabarwaza amara n'icyumweru nawe arwaye nkabibona hwera nkamenya ko birarangiye so icyo gihe ndi mu muhanda ndibuka nibagiye ko ndi mu muhanda ngira ninjira mu muhanda hagati njya mu muhanda hagati ngenda nivugisha nibaza mama apfuye byamera biti ese ni jefura bari abana subu najya mu Rwanda nk'abana nabo tukabaho dute bikamera ese mama ko yaramfatiye runini buriya mbese no kuvuga ngo nahise n'umutwe kandi bose nababyeyi bose nababyeyi bose barambyaye bose barankunze bose ntabwo bavuga ngo kubera ko namaranye na mama y'imyaka 19 ntarabona data oya ariko wumva icyo kintu urumva ndi mukuru ndibana kandi n'ubundi ibyo nashoboraga kubafasha nayo bafashaga urumva nakandi no mu gihe kivuga ngo hananitabye Imana nta kundi nkajyana yicarana n'abana tukabaho ubuzima bugakomeza ariko nagiye kure cyane tekereza ibintu byinshi cyane biransiga nikanga ni muhanda hagati haza umusore ati umukobwa kuri umuhanda nikanga nateye amavi nibo musuhuza kandi ubundi icyo gihugu umuntu upfukamira n'uwukuruta n'ukuruta noneho abibonye arabibona ko nataye umutwe ati ati gabanya ibyo bitekerezo rero ati jya ku ruhande naho ubundi imodoka zakugonga nshatse kukwereka ko
nanjye ubwanjye mbizi ibyo byo uvuga nanjye icyo cyangezeho nanjye ndakizi iryo huwa ndarizi ukuntu rihanda n'undi wese rero niyo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani ngo akabura ntikaboneke nyina w'umuntu ise w'umuntu bikwereka ngo kandi abandi nabo bakavuga ngo nusanga bashyingura umugabo jya ufatiraho uhite ujyana nabo ubafashe guherekeza ntiwamenye yenda yaba ari narabivuze mu gushyingura mama ndavuga ngo wagira abapapa benshi umugabo agira abagore benshi yego yabyara abana benshi ariko nyina w'umuntu ni umwe ntaho ndumva na rimwe umwana yitiriwe undi mugabo bucya mu gitondo njye hari ibyo numvise kandi nanabonye uretse amagambo y'abandi bavuga njye hari abonzi bucya mu gitondo ngo jori narinzwi nka mwene mironko Leo Emery mu gitondo bigahinduka ngo rega uburyo jori ngo si uwa Emery ngo ahubwo ngo ni uwa Jean kandi bikajya neza mukanaburana bigahinduka nuko haje DNA naho ubundi umunsi nakwitwa Emi ejo nkitwa wa Daniel ejo nkitwa Jean ejo bundi nkitwa birashoboka cyane nuko DNA nyine yaraje irabikemura naho ubundi birashoboka ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu nta handi wakura umuntu wo bahita bavuga ngo bamwitirire uzarebe niyo ufashe umwana w'uruhinja ukamwakira ngo umurere nk'umubyeyi uramurera ukamwonsa ukamushyira ku ibero akonka ariko nta na rimwe bizumvikana bizitiranwa yuko ari wenyine bishobora kuvugwa n'umuntu wo muhuriye nko mu mahanga mudakomoka mu gihugu kimwe birashoboka ko yakwemera ngo uyu mwana n'uwawe kuko uri umwonsa asanze umwonsa ntabwo yagira dute ngo uno mwana si uwanjye ariko mu by'ukuri naho byashyira kera naho mwaba niba ari muri Amerika igihe cyo muzagarukira bizaba bizwi ngo urya mwana burya ni uwa jori ariko uzi ko Jeanne yadopse umwana wa runaka bikaba ari ibintu bizwi muri make rero ntabwo umwana ajya yitirirwa abagore babiri abo w'umwe niyo mpamvu rero avuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ni nayo mpamvu rero yindi wabazaga ni iki gituma umwana akunda nyina cyane kurenza se ntabwo ari ukumukunda ni nko kwikunda ahubwo navuga ko wa mwana niwe ni amaraso mu yandi ari muri we ari muri we imbere niyo mpamvu atitiranwa yego ngo bibe byakwitirwa ngo uyu munsi ngo abaye iwanjye ngo ejo ngo yango byahindutse ngo basanze atari we ngo ari oya yego rero niyo mpamvu mbese ntitwajya tubyibazaho cyane ngo wumve ko yenda umwana yanga se cyangwa se yenda afitiye ntabwo ari ukumwanga nta nubwo ari ukuba yenda hari icyo amwishishaho bafate gusa ngo umwana na nyina ni amaraso amwe nta kuntu mbese babatandukanye niyo mpamvu rero nawe uzasanga umwana yiyumva cyane muri mama we ejo yanakora amafuti akitirirwa ngo ni icya nyina ejo yagira atya ngo ni ukubera ko ni umwe ese bamugane ko yakoze amafuti atitirirwa ngo ni uwase uriya ni uwase usanga akenshi bamwitiranye ni uko nyine turi umwe n'umugore uzajya wumva icyo kintu ntikikamubabaza kuko kenshi abagore kirabababaza ngo kiriya gikongo ni icya nyina yagira cyangwa kiriya gihungu uzare n'abahungu bavuga ngo ni uwase baravuga ngo kiriya gihungu ngo ni icya nyina ariko mu by'ukuri burya nuko tuba tutazi icyo bavuze n'ubundi turi umwe nta tandukaniro ni ukubera iki ni iyihe mpamvu bavuga bati ukurusha umugore akurusha urugo wigeze kubaza ikibazo mbere kibaza ngo imbaraga y'umugore ni nayo topic y'uyu munsi imbaraga z'umugore zituruka he imbaraga z'umugore niho nayo ntangiye kumbwira icya mbere zituruka ku Mana icya kabiri burya zituruka kuri we ubwe karemano icya gatatu izo zombi zigashimangirwa neza cyane n'iyo ahuye n'umugabo mwiza umugabo mwiza araza akamubera ityazo imbaraga z'umuhoro cyangwa z'icyuma cyangwa z'iki zituruka ku ityazo zahuye naryo
n'umugore rero iyo yahuye n'umugabo mwiza amubera ityazo ryiza bigatuma rero ariho akura imbaraga akahabona imbaraga zimuhindura yenda niba yari afite ize ariko kubera ya karemano yacu acishije make mbese adapfa kwirekura ariko kubera ko yahuye n'ityazo ryiza umugabo akagira atya agasa naho amwomoroyeho ni nk'uko burya uko umuntu atwikurura umugeni ukamukuraho ivara agashobora kugaragarira buri muntu n'umugabo rero burya umugore aba yambaye za mbaraga aba azifite ariko ugasanga ntashoboye kwiyexpressinga cyangwa kwigaragaza imbaraga afite uko zingana ariko iyo yahuye n'umugabo mwiza asa n'umutwikuriyeho rya vara ry'amasoni y'abagore mbese cyo kutirekura kudahambuka kutaba kubera rya tyazo ryiza gusa agahita yambara imbaraga agakora agahaguruka agakora ibyo utakekaga ko yabikora agahagarara aho utakekaga ko yahagarara agakora akavuga ibyo utakekaga ko ashobora kuvuga ukabona mbese ari confident yarisobanukiwe kubera iki Imana niko yamuremye niko ameze ubwe ariko yanagize amahirwe ahura n'ityazo rizima icyo gihe umugore usanga ari umunyembaraga ubwo rero ukubwiye ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo aba akubwiye ikintu gikomeye cyane urugo ntabwo ari amatafari na sima n'amabati n'amakaro n'ibindi bigize inzu n'ibindi bigize urugo ubundi mu kinyarwanda hari urugo nyine rwo kuba nje n'uwo twashakanye twaratumye inzu yari inzu ihinduka urugo ariko no hari n'urugo rwo twese tuzi runaka yubatse urugo afite urugo ni ukuvuga ngo utarashaka mbona kenshi tutavuga ngo yubatse urugo ni inzu aba ari inzu runaka Daniel yubatse inzu ntabwo burya iba yitwa urugo abasore mwumve mufite amazu mutarashaka mwubatse amazu ntabwo mwubatse inzu ntabwo ari urugo noneho umugabo n'umugore bubatse bashakanye iyo bubatse inzu nayo ya nzu yitwa urugo bubatse urugo kuko noneho baranashakanye hari kuba urushako rwabo rwitwa urugo hari n'inzu n'urugo rwo batuyemo naho hakitwa urugo rero nasobanuraga ngo ntabwo urugo ari bya bindi bikikije hahandi ho batuye si inzu si amatafari si amakaro si sima si parafo ntabwo ari bya byuma za giriyaje no urugo rwo baba bavuga ni umugore umugore w'umunyampuhwe umugore w'umunyarukundo umugore w'umukozi umugore ugwira neza umugabo we umugore wubaha umugabo we umugore umuhesha ishema umugore mwiza njyoroheje Bibiliya yaravuze ngo arusha Marijane igiciro cyane ntawe babaho eko ni ukuvuga Marijane buriya nasanze yari ntuze urabona amabuye y'agaciro ukuntu tuzi twebwe ayo dushoboye kumenya tumenya uko arutana ukamenya ngo izahabu irusha diyama agaciro ukamenya ngo ariko noneho ngo hari akitwa tanzanite ko karushije zombi agaciro ukazamenya n'irindi ukazamenya na koruta ni ukuvuga ngo Marijane yasanze irusha amabuye yose igiciro noneho ibaze rero ikintu kirusha ibintu byose igiciro icyitirirwa ese kuki batavuze ngo umugabo mwiza arusha Marijane igiciro abagabo nabwo kantu tuzagasubiraho tumenye ako wamugane kuki naho ndarisoma kuko anyway reka tugaruke keretse ko yigeze bavuga ngo Dawidi ngo umusore we ngo w'uburanga gusa nicyo ngo igikundiro n'uburanga ariko kuvuga ngo ko arusha Marijane igiciro kandi ukuvuga ngo ubwo yari izwi neza ko nta buye na rimwe kuri iyi si wabona ihwanyije nayo igiciro kandi ukuvuga ngo iyo akubwiye ngo ukurusha umugore akurusha urugo ni umuntu ukurusha umugore uguye neza ni umuntu ukurusha umugore wakira abashyitsi wisanga muri buri muntu waba uhari waba udahari yaba ari mwene wanyu yaba ari mwene wabo yaba ari umushyitsi uturutse hirya yaba ari inshuti ye yahagera akakirwa n'iseko nziza
yahagera wa mugore akamwakira ubona ashishikaye muraho mumeze mute umutware rero umugabo ntahari ariko mbese noneho naho waba wari umushyitsi utahamenyereye cyane kwa kundi uko kwirekuyeho kwisanzuyeho ugenda uvuga ngo ruriya rugo rufite umugore mwiza uriya mugabo afite umugore mwiza umugore mwiza rero wa wundi bavuga bitirira ayo mazina yose meza ni uwo nguwo ufite umutima wagutse utikunze udakunze abe gusa utizengurutse kuko twamenye ko tubibona nyine mu ngiro birafatika abagore bakunze kugaragaraho ingeso yo kwikunda ingeso yo gukunda ababo cyane kurenza uko akunda ab'umugabo kurenza uko yakunda inshuti z'umugabo iyo ufite uwo mutima rero uzi gutandukanya si impamya ko warangiza ngo witwe umugore mwiza yego si impamya ko warangiza ngo ujye kuri rwa rutonde rwa wa mugabo we ngo nawe abarwe ko akurusha urugo icyo gihe biba byapfuye niho rero wa wundi ufite uwo mutima utandukanya niyo mpamvu azaza akavugwa ko urusha wowe mbese ubwo ubabaye rwa rugo ukurusha umugore aba akurusha urugo ubabaye rwa rugo rubi bivuze rero ngo umugore mwiza utuma bavuga ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo ni umugore nyine w'icyitegererezo mu ngeso no mu ngiro mu ngeso no mu ngiro mbese wa mugore n'umugabo we yicara ahari akumva arishimye wa mugore w'umuturanyi ahari nawe yicara akumva ari we muntu we yaterefona mu gihe icyo ari cyo cyose ahuye n'akantu kamukomereye mbese wa wundi wo buri umwe bavuga ngo uriya mugore n'icyitegererezo icyo gihe umugabo we azaba arusha abagabo bose urugo umugabo rero ufite uwo mugore urahirwa cyane kandi umugabo ushobora kuba udafite uwo mugore yihangane turakwihanganisha ariko nanone wa mugore we utuma urugo rwawe barwita ukundi birashoboka ko wahinduka ukitwa nawe umugore mwiza bakajya bavuga ngo uriya mugabo akurusha urugo nuko niko byumva mama Jory ndimo ndaryoherwa ariko kankubaza ikindi kibazo ni iyihe mpamvu bavuga ko turacyari ku mbaraga z'umugore mu rugo n'imbaraga z'umugore muri rusange usanga kenshi bavuga ko umugabo yoroshye umugabo aroroha kuruta umugore babisanisha mu gihe cyo kunoza amabanga y'urugo cyangwa se amabanga y'urukundo abakiri abana ntabwo babyumva ibyo mvuze ariko ugasanga bavuga bati umugabo yashaka umugore akamwirukankaho imyaka 10 umugore ataramwemerera ntibyakunda batari ku mugore witumye umugabo nta n'iminsi 10 yashira atamubonye izi mbaraga zirahonga kuki umugabo ashobora kukwirukankaho umwaka imyaka 5 akakubura pe yewe akavuga neza agatomora agatanga amafaranga akavuga ati ndaguha ibyo ntunze ariko umugore mu minsi 7 ntigora ngiye hari igihe nigeze kwiyemera ndavuga nti ngiye ibi ntabwo uje umukobwa umwe arambwira ati Dani dutega iminsi 3 wowe ndavuga nti reka da ntabwo nzi guteka izi mbaraga nibwo kuki navuze izi mbaraga nizihe arega niba dusoma Bibiliya ngira ngo nta kintu burya nakunze Bibiliya nta kintu na kimwe kitarimo Bibiliya uhasanga buri kintu cyose cyo wakwifuza kumenya ari izo mbaraga z'umugore turimo tuvuga abantu nabashishikariza kujya dusoma Bibiliya uhasanga imbaraga z'umugore ari za business uburyo zakorwa neza wazisangamo ari buri kintu cyose ugisanga muri Bibiliya nta kintu na kimwe tutabonamo imbaraga y'umugore rero Imana yagiye igaragaza umugore ni umuntu ukaze rero umugore ni umuntu ukaze cyane arakaze pe umugore bahagaragaye imbaraga ye hambere na mbere aho Eva yaje akabwira Adamu mu by'ukuri yarabizi yarahawe amabwiriza ati uzakore ku bindi ariko iki niki ntuzagikoreho Eva arangije ararenga bimubwiye umugabo afata urubuto nawe ararya kandi Imana yari yarayimubwiye ati uramenye mu byo watusha mu byo wagerageza gufata ibi
usikira aho wenda ntaraguciye mu ijambo jore buriya Adamu yakoze icyaha yarakosheje koko kandi umugore yagombaga wakosheje gute se kandi ko yaraha Adamu ni nawe wakosheje impamvu twavuga ko ari wakoze icyaha nuko ari wari ufite amabwiriza Eva nta mabwiriza yanga ari kubabaza umugore Eva nta mabwiriza yahawe kandi mu by'ukuri ntabwo Adamu yakabaye yarubashye umugore kurenza uko yubaha Imana ye Imana yari yaramubwiye we yari yaragiranye nawe ikiganiro yagiranye n'Imana ikiganiro Eva ararengana nta kiganiro n'ibyo yabibwiwe n'umugabo ntabwo nibaza nta hantu nasomye ko Imana yarabicaje bombi ibahaye amabwiriza nibyo ra ni bombi yaravuze ngo umunsi mwakiriye Adamu niwe wabanje kugirana ikiganiro n'Imana sinzi niba nibeshye ubwo tuma dufata Bibiliya yego nibyo uravuga ukuri ni ukuvuga rero ngo Adamu niwe wakoze icyaha ariko naho hariya hagaragaye ko umugore afite imbaraga ni ukuvuga rero ngo ni karemano tujye kuri Samson na Delila Samson yari igihangange ntawe umuntu udasoma Bibiliya aranabyumva wabiganira yari igihangange ariko Delila yamubeshye rimwe amubeshya bwa kabiri bwa gatatu arirekura amubwira ibanga none se uko ubyibuka hari ubwo yamukiranije nta n'ingufu nta mbaraga yabishyizemo yari yoroheje gusa ati nge rwose nibaza ko numvaga nkaho yitetesheje atyo ati ngewe ibintu rwose byo gukomeza umbeshya gutya ntabwo ndanabiretse mbivuyemo by'urukundo rwanjye nawe kubera rero za mbaraga nyine z'umugore rega twebwe ngira ngo ntazita nko kubona magnet buriya bayita gute Kinyarwanda smack ni rukuruzi twe tugirangira ngo iyo mbaraga karemana Imana yaturemanye ikurura ikwega kubera ko rega urumva namwe ubwanyu mwavuye muri twerega abagabo mwavuye muri yego rwose mpamvu rero ngira ngo tugeraho ngaho imbaraga yacu ikanesha iyanyu aho tubyumvikanyeho nabyemeye mwavuye muri twe ko twabonye ko namwe kandi nanone twabavuyemo ariko sabo kandi iyo tugiye mu irema dusanga twaravuye muri mwebwe ariko none iyo tugiye mu buzima bwakurikiyeho bwo kubyara nitwe tubabyara byaranahindukiye na Yesu umucunguzi kugira ngo yigire umuntu yanyuze mu mugore iyi mbaraga y'umugore ko ikomeje gukomera ariko umugore n'umuntu ukomeye ahangaha rero niho ngera rimwe na rimwe nkumva abavandimwe bacu basengera muri Katolike bavuga ati Mariya buriya rega nuko tujya tubifata ukundi Mariya umubyeyi watubyariye umucunguzi ese ni iki ubundi kike gituma tutamwubaha reka dufate umubyeyi wanjye bwite ubu nkaho utubashye umubyeyi wanjye igihe twaba tukivuga rimwe ntabwo bishoboka noneho rero ubwo ni uwanjye ariko ni umubyeyi w'umucunguzi umuntu wabyariye isi yose umucunguzi ubundi ni umubyeyi n'indashyikirwa ni umubyeyi w'ikirenga ni umubyeyi usumba abandi babyeyi bose ni umubyeyi watanze icyitegererezo uburyo bw'umuntu abaho uburyo ni umubyeyi muri make wanyuzemo umugisha wacu twese nta mpamvu rero ubundi burya tudakwiye kumwubaha nta nubwo bikwiye kuba iby'abanyagatulika gusa burya ni amakosa utamwubaha afite ikibazo gikomeye kuko uba wubahutse Imana yemeye ko ari we anyurwamo Yesu umucunguzi wacu akaba ari we anyuraho kugira ngo ashobore gucungura isi wahinze ukamwubahuka mu by'ukuri yego muri Bibiliya zacu ntibyanditse ngo tumusingize ariko ubu ni umubyeyi wo kubaha cyane ko afite ishingiro ni ukuvuga rero ngo nk'uko wari uvuze na Bikira Mariya ubwe yahawe uwo mugisha n'Imana kugira ngo avuke Yesu nuko yanyuze muri Bikira Mariya bivuze rero ngo umugore ni ukuri afite imbaraga zikomeye cyane nanjye hari ubwo nimbika nkashaka kuzicukumbura zikansiga umugore afite imbaraga umuntu adapfa gucukumbura tubonera gusa muri ibyo bifatika byagiye bibaho ariko mu by'ukuri nanjye ubwanjye nihereyeho ubwanjye hari ubwo niriya nkabona ndi umunyembaraga uvuga ngo buriya
kandi burya twabihereyeho kare usibye n'uko imana yakuremye usibye n'uwo uriwe iyo ugize amahirwe ugahura ibi bigeragezo byo ducamo buri munsi nabyo bitwambika izindi mbaraga umugabo mwiza uko nabivuze nakwambika izindi kandi n'umubi nawe kwambika izindi mbaraga nakwambika izindi mbaraga ukaba aggressive ukamenya kwirwanaho ukamenya muri make twe tugira amatwi yumva turumva kandi twagenze tugashyira mu bikorwa ntabwo twumva ngo tugenderaho niyo mpamvu rero wumva turi abanyembaraga ntabwo ari uko turi inzabya zoroshye ariko kandi nanone dufite icyo kintu cy'umwihariko imana yaduhaye gitega amatwi kigashaka gushyira mu bikorwa ibyo rero ni ukuvuga ngo umubi uhuye nawe hari imbaraga mba ashobora kwambika umwiza uhuye nawe hari imbaraga nziza ashobora kwambika ni uko imana yaturemye ni karemano mumenye ko turi abanyembaraga twerekeza ku musozo Jolie izi mbaraga nanone ngira amatsiko yo kuzimenya umukobwa cyangwa umugore abantu dutandukanye kurambagiza no gutereta kurambagiza birashira ariko guteretwa bihoraho forever igihe umuntu akiri muzima kigaragara umukobwa yateretwa n'umugore uri mu rugo rwose unabyaye agateretwa ngira ngo icyo turacyemeranya cyane cyane umunsi ushobora gushira umugore yakiye demande z'abagabo cyangwa request z'abagabo 30 ntabwo ari kongera ngo ari bose bibaho wenda tureke si kuri bose extra bose cyangwa batanu cyangwa ubwo ni ku munsi umwe cyangwa batandukanye kandi byari byo byose umukobwa ntabwo ari ko bose bazamubera umugabo kandi n'uri mugore ntabwo abantu baje kumutereta ngo amugire umugore no kugira ngo bikorere tap and go reka ari kubyina hanyuma uyu mugore izi mbaraga z'abantu bamunyuraho buri munsi kwakira amatwi ya buri mwuyu wavuze neza wavuze akantu kasashije ubundi ejo wagize gute ntizimutezure ku nshingano ye yo kuba ashobora gutatira igihango n'umugabo we cyangwa no kuba ashobora kurinda agera imyaka 25 30 akiri isugi aha hantu ho harimo irihebanga aho niho rero twateruriye mbere tuvuga ngo ibanga rya mbere ni wa wundi uzi Imana wa wundi uzi Imana imukomeraho telefoni zo yakiriye zose amagambo bamubwiye akomeye yose yewe n'abahura nabo gutyo bakicarana ibyo byose bikabaho ariko kubera Imana ye icya mbere hari icyo Imana yamuvuzeho kidashobora guhinduka niba Imana ari uko yavuze ikagena ko ariko bizamera abamucaho bose abagira bate ariko hari aho yamugeneye urugero mama Ganza nkaba narahuye n'abasore benshi bakantereta ariko Imana ikaba yaravuze ngo umugabo wazaba ari papa Ganza nta na kimwe cyo ari kumbwira cyari kunkura mu byanjye ngo nze mpinduka umugore wawe kandi Imana atari ko yabigennye icya mbere na mbere rero izo mbaraga ni igeno ry'Imana igeno ry'Imana rituma ugira izindi mbaraga ukanga aho biri ngombwa aho bitari ngombwa ukahakana kandi wowe wabonaga mu by'ukuri uno muntu yari umuntu wo mwabana akakubera umugabo mwiza ariko kubera igeno ry'Imana bikaza bikitwa za mbaraga zawe ako mu by'ukuri ari igeno ry'Imana ariko yabigennye icya kabiri iyo uwubaha Imana iguha ubwenge ntupfe kujyana n'ibigiye ntupfe kumva ibivuze byose ko ari ukuri ntupfe kubona ibishashagirana byose ngo ube wakwibeshya mu byita izahabu no kubera yuko ubaha Imana uyiba hafi yitega ugutwi ntababwiye ngo icya mbere twebwe Imana yaduhaye icya mbere ni amatwi burya ni nayo mpamvu Eva yashutse cyane ntabwo Satani yamufashe ukuboko ngo fataho ahubwo yaramubwiye atega amatwi arumva asanga icyo kintu gishobora kujya mu buryo kandi kikajya bivuze ngo tugira amatwi ariko aya matwi yarimo umwuka w'Imana yumva icyo akwiye kumva ntabwo yumvirana ubwo ni ukuvuga ngo twebwe iyo uri umuntu ufite Imana muri wowe yaguhaye hari icyerekezo yakugeneye ariko nanone hari izo mbaraga noneho karemano zo yakuremanye zishobora gutega amatwi ariko noneho ugashobora kuyungurura
ukamenya icyo wakira ni ukuvuga niyo mpamvu adashobora kwemerera uwo ari we wese nubwo ari benshi bamuhamagaye ariko akazasoza yemereye umwe w'Imana yateganije n'abagore rero nabo icya mbere ariko ku mukobwa nanone icya gatatu habaho kwihesha agaciro ukavuga uti rero aba bantu bose niba atanasenga habaho rega burya n'umutimanama umutimanama we ukamwereka ko abo bantu bose mu by'ukuri nta muntu bikanga yagera kuri uyu nubwo byari byiza bikanga yagera kuri uriya nubwo byari byiza bikanga kubera iki kubera umutimanama icya gatatu habaho ababyeyi ababyeyi nabo iyo dufite ababyeyi beza yicaza umwana akamugira inama uzamenyera umugabo uzagushaka uzamumenyera kuri aka n'aka 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 wa mwana akaba yajya kuri uwo mutima muhanano akaba yakwicara koko ategereje ka kantu umubyeyi yavuze ko ari kari bubone akari kakurikira umugore rero uwavuze uti umugore washatse nabo yes nibyo koko kurambagiza no guteretana ibintu bibiri bitandukanye ashobora koko kurinda sazi agiteretwa ariko mu by'ukuri yararamagijwe rimwe gusa birashoboka nawe rero impamvu ki adatatira igihango nuko nyine hari ya ryageno ry'Imana icya kabiri hari ubwe kwihesha agaciro narashatse ndi mama w'abana ese buri ibyo nkora ko ndi mama wabo nkaba ndi umwarimu wabo bandeberaho ibyo nkora buriya nzaba nkora ibiki nzaba ndimo nigisha umwana wanjye akiha ako gaciro byane byose byamubwiraga akabitesha agaciro ugasanga ntacyo bifasha icya kabiri nanone cyangwa icya gatatu akaba ashobora kuba afite umugabo mwiza iyo afite umugabo mwiza gutatira igihango biramugora cyane akavuga ati na ahantu nabangayitse kabiri nabangayitse ku Mana nabangayitse ku bantu no ku mugabo wanjye bwite abantu bose Imana yo mwijuru irabizi ko no mugabo ntacyo atama ntakatangirira abantu bose barabizi ko no mugabo ntacyo atama ntakatangirira n'umutima nama wanjye urabimbwira ko umugabo wanjye ntakatangeza ako kantu kakakubera umugozi ukicara ukumva uratuje naho bakubwire bya mirenge niko bajya babyita mu Kinyarwanda ukuva ntacyo bikubwiye hakaba n'ufite umugabo mubi ariko nawe umutima nama we ukamufata ntabe yajya kwiyandarika kuko hari ufite nk'umugabo mubi muri abo batereta bo turimo tuvuga nawe arimo atereta abandi nyine ukanabimenya ariko hakabaho burya waruzi ko hari amago nagiye menya ko asenyuka kubera icyo niko bigenda burya bwose afite runaka ko reka nkwereke nanjye kamwishyure bakajya kuri iyo competition kandi umugabo karemano y'icyubahiro cye ni karemano ntabwo yagikoraho yasohoka akagaruka ariko we ntabwo byemerewe gusohoka ngo ugaruke kuko niko Imana yamuremye ubwo sinzi ibyo ni yindi topic iyo twatindaho so bisobanuye rero ngo nawe ashobora kuba afite umugabo mubi ariko umutima nama we kamubwira ngo no basi nutabitinyira kwiyubahisha wowe bitinyire kubahisha abana bawe nutabikorera icyo garagaza yuko umugabo nubwo ari mubi ariko mu by'ukuri nta kutagize nkuko twabonye ko umugabo mwiza umugore ashobora gutinya kumuca inyuma cyangwa gutatira igihango kubera bwa bwiza bw'umugabo hari nubwo n'umugore ubwe ananirwa gutatira igihango akavuga ati nubwo uriya mugabo arimo reka njyewe ubwanjye nihesha ako gaciro nubwo bwose atagaduhesha ariko byibuze yajya bicara avuga ati nubwo uriya mugabo yiyandarika kuriya ariko umugore we ni inyangamugayo so habaho ibyo bintu habaho impamvu nyinshi zituma umugore bimugora cyane gutatira igihango yaba ari umukobwa cyangwa n'umugore ni ukuvuga rero ngo icya mbere nicyo ni Imana burya byose ibiganiro byacu byo dukora hano udafite Imana muri wowe ibyo byose byo tuvuga biroroshye cyane gutatira igihango ni iki warabivuze mu magambo warabyemeye byatuza akanwa rwose nzagukunda ubuziraherezo ubwo niba abakobwa n'abahungu bagiteretana ariko ejo gutatira igihango bikoroha cyane kubera iki nta Mana ufite muri wowe nta mutima nama mwiza wibitseho nta gutinya Imana nta kubaha ababyeyi nta biroroha cyane gutatira igihango ikizabyoroshya rero nta kindi kuba ufite Imana muri wowe ukagira uwo mutima nama kubera ibitekerezo byiza cyangwa se
amatwi yawe yuzuye mwuka w'Imana ashobora gutega ugutwi akamenya ikibi n'icyiza. Ikindi ni bwa burere kuba haragize umwarimu mwiza cyangwa umurezi mwiza, yaba ari umubyeyi kikubyara, yaba ari umubyeyi wakureze kubera impamvu zitandukanye. Iyo wagize ayo mahirwe ukagira nanone umurezi mwiza akubera umwarimu mwiza, bigatuma nanone gutatira igihango, ukavuga ukajya wicara akaba ijambo rigukurugutura ukavuga uti no, nibeshye kuri iki ngiki naba ntatiriye igihango. Bikakubamo ntatiriye igihango ku mugabo, ntatiriye igihango ku mubyeyi, ntatiriye igihango kuri mutimanama wanjye. Muri make dufite impamvu nyinshi, nubwo bwose ubwo bagira bate batereta bate, ariko ugasanga ntabwo byoroshye, ntabwo atatiriye igihango, ntimworoheye, nta kindi kibitera. Nicyo cyo kuba afitanye igihango n'Imana n'umutimanama w'ubwe. Ariyo mpamvu njya nkunda perezida wacu, buri gihe mpora mbivuga, ijambo ku rindi ryavuga ryuzuye inama, tumuteze amatwi ni ukuri twazagera kuri byinshi. Ijambo ry'umuyobozi wacu perezida wa repubulika yavuze ngo agaciro ni wowe ubwawe ukihesha. Hari ubwo duharanira ngo kuki utanyubaha, yubaha ubwawe, bizakorohera cyane kukubaha abandi, bizorohera abandi kukubaha. Bivuze rero ngo iyo ufite ibyo byose birakorohera cyane guhama ku gihango, ukumva kugitatira birakunaniye. Bakunzi bacu muhora muduteze amatwi ndetse munatureba, reka tubabwire ngo murakoze gukurikira iki kiganiro. Reka dushimire Jory ubudahwema gukomeza kubana natwe no kudushyigikira. Ukomeze udushyigikire muri bwa buryo bwose ushoboye. Hanyuma reka nsoze nsaba Jory nanone asengera imiryango imwe n'imwe, akomeza asengere iyi mitima y'abamama bacu, bakomeze bagira imbaraga abana bacu b'abakobwa, bakure bafite imbaraga, kandi babera imbaraga abagabo, babera imbaraga imiryango, bakomeze babe imbaraga z'igihugu ndetse n'itorero. Murakoze cyane. Nanjye nasoza mbabwira ngo ni ukuri mwisobanukirwe, imbaraga dufite ni imbaraga ititiranwa. Dufite imbaraga zirenze biriya by'abagabo baterura ibyuma, twebwe dufite imbaraga zirenze aho ngaho. Dufite imbaraga kandi turashoboye, ariko ikibuze muri abo ngabo batatira igihango ni ukutisobanukirwa. Rero bagiriye inama soza mvuga ngo pe twisobanukirwe kugira ngo byorohe dushobore kwitwa abagaciro, kuko turi abagaciro. Rero ngiye gusenga, isengesho ngiye gusenga ni rivuga ngo umwana w'umukobwa ihesha agaciro imbere y'Imana n'abantu umutimanama wawe ubwawe. Umugore ihesha agaciro imbere y'Imana n'umutimanama, ndetse ko no ku mugabo no ku bana bo wabyaye. Noneho umugore ufite akarusho, kuko wowe uri urwandiko rusomwa na bose, cyane cyane abana bawe, kubera ko ibyo ukora ejo nabo nibyo bazakora. Murakoze, kadusenge. Turagushimye iteka Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Ikiganiro cyagiraga kiti imbaraga z'umugore zikomoka ku ki? Twasanze ko imbaraga z'umugore azikomora ku Mana ari karemano. Mana warakoze kuba waraturemye turi abanyembaraga, kuba waraturemye turi inzabyo zoroshye, waraturemanye umutima mwiza, umutima w'amahoro, umutima ukunda, umutima wagutse. Ariko nanone ntugarukira ukaturemana izindi mbaraga z'umwihariko arizo zituma nyaguhora ku ngoma. Byarashobotse yuko tunyurwamo n'umucunguzi akabyarwa n'umugore, arizo zituma uyu munsi hari abagore b'intwari bagaragara muri Bibiliya, arizo zituma uyu munsi umugore nawe yicara akavugwa. Nyamara wa Mana wakoze umurimo ukomeye, uhabwa icyubahiro. Nuko rero bakobwa nimwisobanukirwe, mumenye ko Imana yabaremanye imbaraga idasanzwe. Nukuri izo mbaraga nizo mbatuyeho, izo mbaraga nizo mbatuyeho, zibabate, zibakomeze, zibabuze gutatira igihango, zitume wicara wa mukobwa wumva ugambiriye kuzarinda ushaka uri isugi. Izo mbaraga zihagararemo, zishake kandi urazifite, zishakemo. Umwuka w'Imana akubeho, agufashe
kugira ngo ushobore kwisobanukirwa umenye imbaraga zifite uko zingana. Niko nsengeye umugore muri mu rugo hirya no hino, izo mbaraga zawe Imana yakuremanye urazifite, ikibuze ni ukwisobanukirwa. Isobanukirwe umenye ko Imana yakuremanye imbaraga, yakuremye udasanzwe, uri umugore udasanzwe, uri umugore ufite imbaraga ndetse zirenze izo watekerezaga. Ariko imbaraga zawe reka zibe zo guhesha umuryango wawe agaciro, zibe zo guhesha umwana wawe agaciro, zibe zo kwihesha agaciro ubwawe, zibe zo guhesha itorero agaciro, zibe zo guhesha umuryango ndetse n'igihugu. Umugore isobanukirwe, ikibuze ni icyo, naho imbaraga zo Imana yarazikuremanye urazifite. Nuko rero wa Mana tuguhaye icyubahiro kuko iri jambo ndetse n'inyigisho ya none wemeye ko itambuka, iki kiganiro wemeye ko gitambuka. Ndagushimye ko wari wakigeneye kandi aguhimbaje ko ugiye gushyiraho inzira kikamugeraho, nuko izina ryawe akari ryo rihabwa icyubahiro. Ibi byose ubikoreshe kwiyubahisha kuri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.